Nk'ibisanzwe uyu ni umusore wanyu Ben Kade, twatembereye mu karere ka Burera, batubwiye ko hano hafi hari umuganga ngo uvura indwara zananiranye, ngo amwita ngo muganga uhangamura ibyananiranye. Dutembere tuhagere turebe indwara avura, mbese avura ate, bigenda bite. Keep on and touch, kuri subscribe, like and share and comment. Kadukomeze tujyane turebe ko muganga tugeze iwe mu rugo, ikadukomange aze adufungurire. Namara kudufungurira, gusa njye mfite ubwoba iyo ugeze ku bavuzi nk'aba biba bigoranye kugira ngo umuvugishe uko biba bateye ubwoba. Reka dukomange tumuvugishe twumve uko bimeze. Twakomeje kujya tugiye kwa muganga wacu, dukomange. Muraho neza muganga? Neza. Batubwiye ko hano hafi hari umuganga ngo uvura indwara zananiranye, se yaba ari wowe? Ni jyewe. Tuje kugusura ngo mbese tumenye ngo bigenda bite, ubikora bite. Sinzi waduha karibu tukinjira tukareba uko bimeze. Ndimo ndi gutegura imiti mu rugo, ariko nakize amatambuka mukicara. Murakoze cyane. Uko nabwiye ngeze ku muganga nk'aho bagakondo, manza kugira ikintu cy'ikikango. Reke twinjiye tureba, duhaye karibu turebe uko bimeze. Njye mfite n'ubwoba. Twageze kwa muganga wacu, reka twangire atwibwira, tubwiye n'uburyo avura, mbese bigenda bite, abikora gute. Reka dukurikiye twumve. Mvura bisanzwe, mvura bya kinyarwanda, mvura ibintu bijyanye n'amarozi, amashitani, ibisazi ndetse n'ibindi bitewe n'ikibazo umuntu afite. Muganga urakoze cyane, ndabona ufite imiti myinshi imbere yawe, ibyatsi, isahani irimo niba ari umuti. Ntabwo tuzi ngo uyu muti ukora ute, uvura iki, kugira ngo dufashe kudusobanurira umuti ku wundi uko ugenda ukora n'uko bigenda. Ni ukuvuga ngo iyi miti ivura bitandukanye bitewe n'ikibazo umuntu afite. Nk'umuntu baroze, urabona iki ni igihondohondo. Ni igihondohondo, iyi ni intare y'irungu ivanze n'umunyagasozi, ivanze n'umuti bita kayayandi. Kuvuga ngo uyu muti ubasha kuwukoresha nk'iyo bakuroze ari nk'ibikoka byo mu miryango. Uyu muti ukawukoresha ibintu bigahagarara. Uyu muti urawufata ukawoga, hari n'andi magambo tuba twawutongereye kugira umuti ubashe kugira ikintu wagufasha. Urabona uyu nguyu, ibintu bijanye n'inzoka zananiranye nka mibe, impanika namba za telekomonasi, uyu muti ubasha gukoresha ko wagufasha. Hari imiti myinshi cyane, dore nk'uko marozi yanira kuzengereje abandi batabyara, kuba baroze, waragume warabuze umugabo, ukoresha uyu muti kugira ngo ubashe kugira gute, ubashe kubyana, mubashe kubona umugabo bitewe n'uko twakuvuye. Ni ukuvuga ngo musanze nimo ndateguriye imiti ngiye kwiyohereza hanze. Muganga urakoze cyane. Ndagira ngo mubaze akabazo k'amatsiko. Ese ko mbona abandi baganga ba gakondo bavura bakanga abantu bameze ukuntu, usanga umuntu yambaye uruhu rw'intare, ese kuki wowe ufite umwihariko umeze gutya ukaba utandukanye n'abandi? Watubwira impamvu? Ni ukuvuga ngo ibi birazwi na sogokuru, niwe nsigiye ibi kugira ngo mbikore. Ntabwo njya mbere yo gukanga abantu, sinjya nkanga n'abantu. Icyo nshinzwe ni ukubavura, ntabwo mbere yo gukanga abantu. Buri wese avura ukwe bitewe n'uko yabirazwe namba se n'uko akora. Njye mvura ukwanjye by'umwihariko. Ni ukuvuga urabona aya ni amazi, ubu ndimo ndategura ngiye kuvura umuntu uri hanze, ndamuvura ari hanze njye ndi mu Rwanda. Ikindi ibyo nakubwiraga, dore ubu hari umuntu ngiye gutegurira umuti ari i Buganda, ngiye kubitegura murebera ikibazo afite, nimara kukibona muherereza imiti nanyoherereza amafaranga. Ngiye nsuzumira igiceri kimwe cy'ijana cyonyine gusa. Muganga none yarangize igiceri cy'ijana cyonyine, se ubwo ubona abakiriya koko? Abakiriya baraboneka bitewe n'ikibazo ufite. Uraza nkagusuzumira ku giceri kimwe cyonyine gusa, byarangira wamara gukira ukaza gushima ko wakize. Umuntu yakwibaza ati se umbwiye ko ugiye kuvura umuntu ukoresheje aya mazi ari hano, kandi watubwiye ko ugiye kuvura umuntu agomba kubanza yaza akajya kuri igihondohondo cyawe ukabona ibibazo afite. Ese uwo muntu w'umahanga waramuvura ute ari mu mahanga kandi mutari kumwe? Tegereza wirebere rero, ngiye kubikora, urebe uburyo musuzuma n'uburyo muvura, kandi ari hanze ngende mu Rwanda. Ibintu biri mu rujijo cyane, byanteye kwibaza ati se we arakandagira kuki kugira ngo ubone ibibazo afite? Ntacyo akandagiraho, nkoresha aya mazi n'ubundi ko aya mazi aturuka hanze, ko ideka ari mu gihugu cyo hanze. Nkoresha aya mazi, namakoresha aya mazi nkareba ikibazo afite, nkamusobanurira, mubwira ibyo akora yiberewe gusa. Urabona aya ni amazi yashizemo nawe ureba.
muganga nakwibaza nese aya mazi yo ni gatike. Amazi ndikora nayo ateye ubwoba. Ni amazi asanzwe, ni robine, ni amazi ameze ati. aya